umukenyero. Umukenyero. Haguruka turebe neza. Umukenyero se wokabyara we, umukenyero uvuga iki ubundi? Umukenyero uvuga ushaka kwambara ugiye ahantu mu bukwe. Cyangwa ugiye kuvuga imivugo nyine cyangwa nura. Ariko ikindi kintu umukenyero uvuga usobanura umuco nyarwanda. Namwe banyarwandakazi, icyatsi gisobanura ubuzima bwiza kandi buhebuje. Nyagasani namwe banyarwandakazi, izuba risobanuye ati mureke tugire umuco nyarwanda kandi ahagaragara nyine izuba risobanura sunrise, urumuri nyine. Bayirwa n'abanyarwandakazi, ndashimira igihugu cyacu cy'abanyarwanda cyaratureje turakura, bamwe dusanga Nyagasani, abandi turacyariho ubu ngo tugihumeka. Mureke dushime Imana kuba iduha imbaraga zino munsi. Yesu mwami we, natinye umuvumo uravuma nyumvisha aravuga tukomera munyantwaro kirara kagabo. Uri kumva rero natinye umuvumo nyumvisha aravuga ati komera munyantwaro kirara kagabo we, ariko n'umugabo akorwa kurwamagabaga muri yigishwa. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese dufatanyije urugendo rugana Siyoni, mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwebwe mwese mudahwema kutugaragariza ko mudukunda, natwe turabakunda cyane. Uyu munsi ni Jerry muri kumwe, Sam Gakire ari mu biruhuko. Fabri kuri kwisetsa. Ari mu biruhuko. Umuntu aba yakoze umwaka wose abagomba kugira akaruhuka, ndabeshya? Yes, kuri kamera turi kumwe ni cyamamare from Nyamasheke to Kigali. Ikaze mu murwa wa Kigali Fabri. Ikaze neza murabizi banyita ngo Fabrice, izina ryanjye banyita Gategate paso agakoro twarimbukana. Murabizi njyaho ngeze hose harashya, cyambere subscribe share na comment kurugendo online TV bagenzi namwe banyarwandakazi. Urugendo rwacu racyakomeje naho tugiye. Ndacyari kumwe na Gift Restaurant bala mu mujyi wa Kigali muri station hafi yaho station muri City Tower. Ugenda Kigali City Tower. Ugenda enjoying urira agafunguro kawe mu gitondo cyangwa saa sita uri kumwe n'umukunzi wawe azasiga ko bwate nandano nzata uretse Gift Restaurant. Ako Fabri uraturika nk'injugu ayo magambo yose urumva ukuntu yavuze mu mwanya muto. Dusuze Sam Gakire aho ari mu biruhuko akomeza agira ibiruhuko. Ndagusuje ugumye ugira ibiruhuko byiza, ariko icyo kiruhuko nanjye uzaze tugifatanye. Kize nanjye tugifatane ogore nk'iburusho ite tugifatane icyo kiruhuko kuko ntabwo ajya mu kiruhuko umufuka ituzuye. Fabri, kuva wagera mu murwa wa Kigali niki cyakunejeje, niki wabonye cyahindutse uturutse Nyamasheke? Nabonye cyanejeje nasanze inshuti zanjye zikiri nzima, nta n'umwe apfuye, nta n'umwe witabye Imana. Ikindi cyanejeje nkigera mu murwa wa Kigali nasanze ntibirahinduka ko ari capital city of Rwanda. Yes. Ntago byahindutse ko ari wo mujyi wa mbere mu Rwanda. Ikindi nasanze bamwe bari kubaka, abandi bari gusenya, bari kuvugurura. Kizatuma u Rwanda tugera kure. Amafaranga arahari. Amasomo rero byari bimeze gute? Amasomo arameze neza, ikizami cy'umurenge sector ubu ngubu dusigaye dukora sector ariko babizanye vuba kuko ikizami cy'umurenge mu gihembwe cya mbere n'icy'umurenge, cya kabiri n'icya kane, cya gatatu n'icyanesa. Ariko nyine God Imana iracyahari iradufasha tukapasa nk'ikizami. Imana iracyahari bivuga mu cyongereza twumve. God is still there. God is still there. Yes, let's clap for you. God. Yes, Fabrice. Ariko uyu munsi wanyambariye utuntu dutangaje, ibyo ni ibiki wambaye? Uyu ni umukenyero. Umukenyero. Haguruka turebe neza. Umukenyero se wokabyara we, umukenyero uvuga iki ubundi? Umukenyero uvuga ushaka kwambara ugiye ahantu mu bukwe. Cyangwa ugiye kuvuga imivugo nyine cyangwa nura. Ariko ikindi kintu umukenyero uvuga usobanura umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda. Mbese ubu wambaye bijyanye n'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda. Umuntu ntabwo yafata umukenyero ngo wambara ajye muri anniversaire utwika. Anniversaire? Anniversaire saba umuco nyarwanda. Ariko ubukwe aba ari umuco nyarwanda kuko hahuramo abantu benshi cyane bahambaye. Ninde waguhitiyemo kugira ngo wambare umukenyero? Wabitekereje gute kugira ngo uze wambariye umukenyero? Uno mukenyero na wambaye kwa gatandatu mu bukwe bwo bita Kerere na Mahoro. Abashuje bari hose ubu ngubu
bari muri honeymoon. Honeymoon ubu ngubu bari kumva biturije nta kibazo afite uno mugabo n'umugore. Navuzemo umuvugo. Ariko umuvugo wavuzemo ewana abantu baravuze ngo ngo birashoboka se. Nyine ntabwo bishoboka impossible things. It's not impossible. It's a possible. Nyine murabizi nyine. Nujya kugenda online TV na uzasanga buri kimwe cyose ushaka. Niyo muvugo uzabona bavuga maze gushyira imivugo 3 hanze wa mbere navuze kwa president wa kabiri muvuga ku munsi w'umwana wa gatatu muvuga mu bwa Karere. Abanyarwanda mwanyarwanda kazi. Ubu wakanogiye kuvuga hano turi kumwe turi gukorana ikiganiro. Ntabwo nayinzi ko nafata mikoro ngo bikunde ariko ndabona biri gukunda. Bidakunda. Imana iracyahari niyo mpamvu. Imana iracyahari. Dukomeje kwifuriza ibiruhuko byiza kuri boss wacu Sam Gakire akomeza guhubwe neza cyane yongera agaruke mu kazi biruhuko birangiye. Kabyara urye brushete nkeya. Brushete nkeya kugira ngo uzabone amenyo uzakoresha ku munsi mukuru. Kandi tunashimira Imana yuko tugeze ku mpera z'umwaka tukiri bazima. Ibyo bari ngombwa nimba Imana yarakwitaye ati reka turangize umwaka ukiri muzima. Reka uno mwana wanjye abanza arangize umwaka akiri muzima. Imana yadukoreye ibintu byinshi muri uyu mwaka. Maze imyaka 10 agapfukamunwa ituvaniraho covid ubu tugiye kurya Noel ya mbere tutambaye agapfukamunwa. Yadukijije agapfukamabuno sha. Niko kare akanyagwa rwose ariko Imana aradufashije ibintu bya metero ngo guhoberana byari byaravuyeho. Ubuhura n'inshuti yawe yikumbuye ukabera nubwo mwambara amasaha 8 fa kuba ari inshuti yawe magara. Ariko none n'ikintu tuzirare tuvuge corona aragira cyahari. Naho yagiye. Dore n'indi ndwara iri Ebola iri hafi no kugira isuku. Ebola iri hafi ya bino iki gihugu cyacu. No tirinde itagira mu gihugu cyacu. Twirinde twubake twiyubaka. Okay. Fabrice ubu rero abantu benshi bakomeje kuvuga ngo Fabrice afite ubwenge bwinshi ngo hoya ngo bira bintu ngo muba mwabimubwiye turagira ngo utuvugira akantu gatoya utaka ibyiza by'umukenyero cyangwa se ibyiza by'igihugu cyacu. Umuvugo tumusize utari umusingo usiga bagasigura siganizana ngo Fabrice umuvugo igihugu cyacu cy'abanyarwanda n'igihugu cyiza igihugu gitatse imisozi nibiyaga igihugu cyiza kitaragahebuka abanyarwanda bose barakifuza n'abanyamahanga bo yabagezemo baravuga ati uwageze Rwanda ntago yifuza gutaha. Reka mbara tukagatugira umuco nyarwanda tugira igiseke kiri kotofo kiri kuri kotofia natwe tugira idarapo ubururu busobanuye ibintu byinshi nyarwanda namwe banyarwandakazi icyatsi gisobanura ubuzima bwiza kandi buhebuje nyagasane namwe banyarwandakazi izuba risobanuye ati mureke tugire umuco nyarwanda kandi ahagaragara nyine izuba risobanura sunrise urumuri nyine Abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndashimira igihugu cyacu cy'abanyarwanda cyaratureje turakura bamwe dusanga nyagasane abandi turacyari ubu ngo tugihumeka mureke dushime Imana kuba iduha imbaraga zino munsi nyamara abanyarwanda hari abatarangije umwaka ariko mureke dushime Imana kuko iki turiho twaturangije umwaka wa 2022 mureke rero dushima duhimbaje n'umukenyero nambaye n'umuco nyarwanda bacu n'umuco ntago ntukawukenesha nubona ari agatambaro nk'ibindi ariko kaba hari icyo kivuze ku gihugu cyacu yamusutara umusinzi usigara bisiganuza urwanira uburenganzira bw'abana ndetse n'igihugu cyose. Nizere ko abantu babyumvise Fabri ariko uzi ubwenge ntabwenge ntabwo nuko idefante imbere ya kamera. Ako abantu benshi baragushima bazi ko nyine uri umuntu ufite ubwenge bwinshi bamwe bakavuga ngo yangura warakuze ongera wibutsa abantu imyaka yawe batazagera ngo uri umusaza kandi 13 yego 13 yonyine byongera yonyine ubwo mperuka Nyamasheke kuri St Matthews Nyamasheke mwarimu wawe director katumusuze Eminem namusuze to dress Eminem head teacher of St Matthews Nyamasheke. This is the one who helped me when I licked that St Matthews. I cannot laugh him because he's the one helped me before I licked there. Have said that welcome in St Matthews when even nothing I know in my head, even when I don't know good morning, but I know that good afternoon. Good afternoon sir. Eminem ahari nawe akomeze agire ibihe byiza. Abantu rero tubifuriza Noheli n'umwaka mushya muhire w'2023 ubu turi ku munsi wa 4 tariki 22 urumva ko turi Noheli yahumuye
Kigali barimo baraserebura barimo barubaka ibintu byuzuye mu mihanda barimo barataka tubwire imihanda yose wanyuzemo ukuntu wagiye ubona Kigali imeze mwana yinyuzemo Rwanda nanyuzemo Kicukiro Kicukiro uzamutse uvuye kunuza harya ngo nimba ari Kicukiro uvuye Sonatube uzamuka hejuru umuhanda bagiye bashyiramo utuntu tumeze nk'utunyenyeri barateka neza kuzamuka kageza nyine ahantu ubwo Mahoro na Karere batuye ubwo uri kumva bagiye ku mujyi cyangwa bagiye mu cyaro nkatwe dutuye Nyamasheke n'abanyamujyi ese umuvugo wavugiye kuri Claire na Mahoro uracyibukaho gatoya ngo aho bari muri honeymoon ugira icyo bifuriza gira icyo babwira ahantu bari ndabwira ati Mahoro na Karere inshuti z'umuryango inshuti z'abana inshuti z'abakuru inshuti z'abasaza inshuti z'abakecuru mugire urugo ruhire muzabyare ngo nakobwa muzagira umwaka mushya muhira noheri nziza ku buryo Imana izabaho umugisha imfura yanyu izaje bayita rimwe mu mazina yanyu kuko amazina yanyu arakomeye cyane naza ari umukobwa azatangizwa na Karere naza ari umuhungu azatangizwa na Mahoro kubera iki Mahoro ayo mazina si amazina yoroshye mujye mwatekereza ubwo ati Karere Mahoro naraje kubasuraho mutuwe si ibanga ngenda bivuga ese Claire bisobanura iki Fabrice nimba ubizi Claire ikintu kiri cyiza nyine kiri clear nyine urazavuga clear cyangwa ukavuga cleanliness nyine akantu gasa neza ubwo rero nimba usa neza ku izina usena neza ku isura usena neza ku mutima bana gusa neza ku izina se nta satani undi ari kubura mwiza ku isura ku mutima uri igishego cya danje umutima usa n'amakara katubifurize bakomeze nabo bagire ibihe byiza bazagira umwaka mushya muhire 2023 abanyeshuri mwiganye muri St Matthews murababwira iki ndashimira cyane abanyeshuri my lovely children yes my fellow students my dear teachers my name is Nyanguru Fabrice. Now I am Kigali. I didn't come to celebrate on the same at Christmas, but I have seen it. That means that St. Matthews are still there. My friend enjoyed the Christmas. My friend enjoyed the New Year, so that we reach at school 2023 when we have another new things in our head. That means that no one can buy life. My friend, I know that you love me. That accepts me, but it will not accept me to pass my life. That means that when you love me, no problem. When it's me, no problem. The first I live, and my mother doesn't have any problem. That means my friend from St. Matthews, thank you for your holiday. Thank you. Yes. Urakoze cyane bibaza ngo ni imivugo gusa ntago yajya unashobora kuririmba. Apinge ntago nzi kuririmba. Imivugo n'Imana yamaye. Burya tuvuka twese tubatunganya ubwenge bumwe ariko ntago tunganya kubukoresha kimwe. Niyo mpamvu rero ngiye Imana bambwiye ati nzatungishwa n'imivugo ntago nzatungishwa n'indirimbo. Yego. Indirimbo wazirekeye ba Gasogi. Ngo Gasogi ngo wa wundi muzi ukuba muto n'ibituma ubutaha. Ariko n'imivugo ugera bambe kwivuga. Uzi kwivuga? Apeda. Ngiye Imana yambwiye ati ni imivugo y'umwuga wawe. Imana yabikubwiriye mu masengesho. Ati burya Imana ntabwo izaza ngo kwiyerekaho kizatuma izavugira mu bana bayo. Cyane. Yatumye umuhanuzi ati mbwirira Fabrice. Mbwira Fabrice ati uzakizwa n'imivugo. Pana indirimbo, pana ibyivugo yabikubwiye ryari Fabrice? Yabikubwiye ryari? Yabimbwiye tariki 7 z'ukwa 8 2014. Ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Ari gatoya cyane. Ukaba ukibyibuka? Ndacabyibuka. Yakoresheje nde? Yakoresheje umuntu uvuga utumwanda uvuga aratashye. Kandi yabivuze. Birashoka. Iyo avuga ngo umunsi arapfa ntibihinduka. Mbega Imana ntago igibeshye. None dore ahantu ugeze naho kwishimira. Yego.
ubu ugiye kujya muri vacances uri i Kigali ni iki ugiye gushyiramo imbaraga cyane nimba ndi Kigali ntabwo bizatuma nareba mu ikayi hari amakaye najanye ngomba kureba mu ikayi nkibuka ko nshobora kwisekera nkishima nazajya mu gihembwe cya kabiri bankubita imibare tangira kuvuga ngo Noheli nziza ari nziza n'agafiriti nariye kwa Samu akaba ariko nandika ku kizami suka ntabwo ari byo tugomba kwiga tugashyiramo improvement. Yes. Kuba tugiye muri vacances ntabwo bivuga ngo wirare bisaba ngo ushyiremo imbaraga kugira ngo ubutaha uzatsinde ube promoted. Okay. Ni byiza cyane. Yes, niyo nkuru Fabrice from Nyamasheke ariko ntago waba wambaye umukenyero ngo dutandukane utanivuze. Kandi nta mugabo wivuga yicaye. Ni mugabo ko bwa ndi ngabo nigishwe ndirukaga amasafura ko basema kama bagenda ngoza amasande bakamije basigaje manda muganda maze Yesu mwami we natemye umuvumo uravumo amanyumvisha aravuga tukomera munyantwaro kirara kagabo uri kumva rero natemye umuvumo amanyumvisha aravuga ati komera munyantwaro kirara kagabo we ariko n'umugabo korgaragana kurgamagabaga muri yigishwe guma naho Fabrice wumva se ko ufite impano nyinshi yego twagira ngo dusuhuze abantu tubifuriza ibihe byiza tunifurize Samu gukomeza kugira ibihe byiza aho ari muri vacances hanyuma rero twagira ngo tubwire abantu ngo bye nakagaruka turacyari kumwe turahari ntaho twagiye ku Rugendo Online TV ni mutambo na muzamenye ko Fabrice byarangiye oya ntabwo urangira turacyahari ciao Genda Samu uratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire